Papa Sava. Ahubwo se sheri ngoma nze nkubaza iya envelope napanzemo urabona harwara agasirimu kano ka envelope iyo nshaka nk'akantu bakambaraje keza ako sha urahinda yisi twaye iki ese undi harimo ibiki uraje yone yes umva wese sha urahinda ku buryo wifata ugafungira umuhungu mukundana amakariso twaye iki wahinze pe oya sheri n'ubundi ni umugabo wanjye sibyo kandi n'ubundi ibyo yambika n'ibyanjye wa mugani n'ibyawe ariko ndi kubona nyine nimba nabyita gutogota sinzi wabikabije cyangwa sha wangira ishyari veve ukuntu umusore wanjye dukundana arancurangira kandi nimbira uziko ndirimbira nkumva muri wose ncika intege ako fufu uravuze ngo njye nkugirira ishyari sha uri sister wanjye koko njye ntabwo nakugirira ishyari sister mva nkubwiza ukuri wenda pe ushobora kuba nishimira uburyo mukundana nkabona ko pe yanyu urukundo rwanyu wenda rukantera ishyari ako ku buryo ushatse kuvuga ko nabagirira ishyari se uradufana oya ndabafana wenda umva cyakoze wenda ndabyemera ura muhungu wawe azi gukunda pe arusha uwanjye icyo cyo ndacyemera iyo uvuga ibyo ngibyo yes sheri no tugiye kugenda sibyo ubundi dufatire amafoto nk'atanu byiro ndi bupostinge sibyo cyangwa nemeze ubundi witkomeza ugende sibyo none se akufufu mbye ngo iki ese sibyo sheri turagendana nyine tugeraneyo udufatira amafoto nk'atanu nyine witugenda se umva wahaguma ikindi kintu kiri beho urantwa zina nkweto nambaye ko none mfitemo high heels nyine wampindishije yambara gutya nzi ko tugiye ku mushori wawe none ngo turatashe wagira ute we nyine ngiye kugutwaza indabo wamufashe kare wowe samujisha uhereye hano hasi samujira we mucunga hindukiye uhita umufata ntabwo no kungana wowe mwumvisha parfait Erega nubwo muvuga ngo mfite ibiro byinshi n'ukuri kw'Imana nta n'ibiro 25 n'ukubona mpagaze gusa none ushaka kumfata samushyira mu mutwe noneho yaka urafata amaguru kubera ko arafite imbaraga genda fata amaguru asundi yasaze njyana ibisazi n'urupfu fata ndimba nawe ntukagire ubwoba Sambulela kuki mushaka ari ngifata Numvisha parfait somborero Asa nimba nawe uvuga kare wowe ufite imbaraga kuri aka gasozi asa mwebwe mwamwaje mwebwe se mwaje jaje asa mwebwe mwamfashije ndemba nawe uri nakigenda mwemuretse ubwo fiance waje ubwo fiance aje wenda yamworoheye ese ko kusanguka muhunga we bise byawe wamwegereye mwegese
mbabarira nawe none se rindira fa niba mwegere nyine ako fafa uko ashobora kuba ari urukundo rwawe rwamusajisha akaba ameze ese kumwihakanya arwaye mubaye mubana wamumarira ariko wasanga atari na sheri we nawe ntabwo bifiyanse wenda biyamye neza ni mu byuma turimo tukubeshyira se ntabwo wasanga atari na wowe ariko se mureke mbabwire ntabwo mubonye ko amubona agatuza oya wawe fata ako se fufu watubwije ukuri kandi no kuguhamagara wowe se kuyobera muri aka ntabwo nari shari wawe ku izina ry'Imana ntabwo ndi kubabeshya donda agatwebera y'Imana ntabwo ngo ari ukuri kw'Imana oya ubiyasara mubana mu papa ntimukundana ntabwo dukundana kuri kw'Imana njyana nakugurira oya wasanga badakundana wowe mahoro yanjye wowe munezero nabonye umutima ungahaba wandamutsa ngatwarwa wanganiriza yoyoyo hami wanjye bati nuwo bati niwe munezero mami horere urakumva ariko shirisha udagukunda umuntu uzaramuka ashatse kunshwanya nawe azaba umwanzi wanjye magara ndagukunda ku buryo numva nta kintu ntakora ku bwawe nibyo niko ndagukunda cyane nancurangira nkishima hanyuma sheri hari utuntu nashaka kukubaza hari utubazo nari mfite kukubaza ndakumva sheri buriya urabona urakunda cyane ariko nanjye nyine ndashaka kubaza buriya nyine mu gukunda kwawe ukunze nk'umuhungu mbese noneho wakunda umuhungu ugasanga nyine uwo muhungu buri munsi mbese nta munsi nyine yakwirenza atanyaye ku buriri wabigenza ute nisunyara ku buriri sheri oya ntabwo ari ibyo mvuze nyine ndavuga ukunze nk'umuhungu umeze gutyo wabigenza ute sheri ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye ni ukuri njye ndakunda pe ndakunda nkabyinjiramo wese njyewe uzi none ikintu nakora nanashaka kwire nkapfuka matera sibyo byaba nabwo twamara gukora ibyacu namwambika pampa yego urukundo ntacyo bitiyanganira none se ndakumva noneho ukunze undi noneho wowe wundi ukunze we ntikiba ari icyo kibazo we noneho akaba ari umusinzi umwe inzoga agasinda akabora akinyarira yarangiza akigaragura mu muhanda we wabigenza ute ikiza cyo nuko nzi neza ko wenda utazinywa ngo ugeze kuri urwo rugero ariko mu by'ukuri nagenda nkamukunda nkamwiha wese sibyo ngakoresha uko nshoboye ku buryo atazabura n'uwo mwanya wo kujya kunywa izo nzoga ariko nta kintu nakiyanganisha njyewe ndakunda none se umva nyine bibaye noneho ugakunda umuhungu ariko nyine akaba ari nk'isarigoma nyine akaba arwana akaba arwana nyine ku buryo yajya gukubita wabigenza ute kuko nyine we nikundira n'ubundi uri amahoro yanjye ariko se ndamutse njye nkunze umuhungu uvuga ngo bararwana najya mukunda nkamureba icyoroshye nkamuba hafi ku buryo najya mba umutuzo we habashe no kuba yazama n'akaboko ngo arankubita yajya ndeba ubwo agahita yumva acitse intege nta rwo yazibona ariko sheri uzi ko ukunda koko ndakunda sheri urakunda ni wowe y'Imana ariko uzi buriya kuri wowe noneho kuri wowe ndakubwiza uri ko nta kintu kimwe kuri ino si gishobora kubaho ntakihanganira ku bwawe njyewe n'amacupa nayagenda buri munsi kubera urukundo gukunda ibimene by'amacupa ni kuri kumara njye habe na kimwe gishobora kuza ushobora gutuma nakomeza gukunda shiri reka ndagukunda yego uzi gukunda ndakunda cyane
murabona ataravuga ni ukuri ari muzima se amakuru papa sava nese nibyo wigira bitansabima yego nyagasani bitaveve ntabwo ureba uswara agakino gukina kugira ngo arebe nimba umukunda by'ukuri bitase fofo bibaza bibaye ariko fofo kwa kugatinyuka ni wowe utinyutse uranyihakana gatatu kose ngo ntabwo nzi iki atasiyo oya buretse twumvikana oya uhanagura iki uti papa sava rwose ndagukunda uramutse unyara ku buriri nasa kwambika egerayo uti nanyura mu bicupa mu bimena by'amacupa uti rwose ati no mu isanduku twayisangira none ubonye nisarishije ngo nkurebe uti n'izina ry'Imana ndagatwika bibiliya ibyo byose wasanga ari byamubwiye mana yanjye abakobwa bubu ntegere nyine umuhe yashokora egera iburatse none ko nkukunda ngenda cyagukunda nawe urankunda bivugira imbere y'abantu nabivuga kuko abyihakanye nyine vuga ko oya bitubwire bibwira abantu yuko unkunda ariko ibi ni iki papa sava uramukunda papa sava ndacyagukunda hano impano hanyuma wamuzaniye yakuzaniye akadomo ese muhe bya ubundi bakubonye akavuga mu menyo wambabare bose ariko rero nimukunda umuntu mujye mumukunda ari muzima mumukunda yarwanya cyane rwose ubusa nta muntu muzi wakunze umuntu akaba ari muri koma amazemo imyaka 30 niba uzagumya kwinkunda ngaho haguruka umobere haguruka umobere ungwemo oya rekeraho nta kibazo rekeraho nanjye ndagukunda nagira ngo ndebe yuko rurimo ariko ntabwo nakwanduza niba uri inshuti yanjye ariko niba ukunda umuntu jya umukunda nyine ari muzima umukunde yanarwaye ese ntabwo ubizi